nongeye kubasuhuza bahaye ikaze mwese mwahisemo kudukurikirana muri benshi. Niba utarakora subscribe kuri Chantal Uwimana TV, guhaye aka kanya gato k'amasegonda ukore aho hari inzogera, ukore comment, ukore share, turushaho kuganira tuhererekanya amakuru meza atugirira umumaro. Uru rubuga rero ni rwa rundi twashyizeho kugira ngo twese twungurane ubumenyi, tugire ubumenyi bwagutse bw'imibanire myiza n'abandi, kwiyubaka kugira ngo turusheho kugira imbaraga no kuvumbura imbaraga ziri muri twebwe tuzikoresha neza. Hanyuma rero uyu munsi nahisemo ko tuganira ku yindi ngingo nziza yitwa kumenya icyo waremewe, umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Hanyuma abantu benshi bashobora kuba ku isi ugasanga umuntu arimo arahirimbana, ugasanga umuntu afite ibintu byinshi yifuza kugeraho, ariko mu by'ukuri ntiyicane ngo avuge ngo se ubundi ibintu nkora amaherezo y'ubu buzima ni ayahe? Amaherezo y'ubu buzima twese n'Imana yadushyize muri ubu buzima turimo, ariko nanone Imana kugira ngo ireme umuntu yari yarashyizeho uburyo azabaho n'ibyo yifuzaga kuzaba byo. Niyo mpamvu rero nahisemo ko uyu munsi twaganira ku kintu cyitwa umugambi w'Imana, twisuzuma twungurana n'ibitekerezo kugira ngo buri muntu wese abashe gushyira mu bikorwa icyo yaremewe. Hari utubazo tubiri nifuzaga kukubaza kugira ngo wumve niba ko kuri mu mugambi w'Imana, uri mu gukora ibyo Imana yifuzaga gukora, cyangwa urimo kwikorera nyine ibyo ubona abandi bantu bakora ukabaho. Ikibazo cya mbere nakubaza ngo ese hari igihe wigeze wicara utekereza ku cyo waremewe? Ikindi kibazo nakubaza ngo ese ni iki ukora kijyanye no kuba waramaze kumenya umugambi w'Imana? Ujya wicara ugatekereza ku cyo waremewe? Ese ni iki ubikoraho? Mu yandi magambo, noneho umuntu ashobora kuvuga ati jyewe se nibonye muri ubu buzima, ndakura, banjyana kwiga, mbana n'abantu amahoro, yewe ndanasenga, ariko kandi jyewe ni ukuri se ubundi naremewe iki? Umuntu agatekereza ko abantu bose baremewe kuba abantu bamwe cyangwa kuba umwe. Uko mubona mu by'ukuri dutandukanye no mu masura n'imibereho n'imiterere, ukabona turatandukanye. Ni nako Imana yo ijya kurema umuntu, buri muntu wese yari ifite mu bitekerezo icyo yifuzaga kwaba cyo. Niyo mpamvu rero nagiraga ngo ubu tuganira buri wese agenda ashyira ku ruhande atekereza neza, ni iki kintu mu by'ukuri mbona naba Imana yarandemeye. Ubimenya ute rero? Umenya gute kugira ngo ubashe kugera mu mugambi Imana yakuremeye? Ubimenya ute? Tekereza neza ahantu umutima wawe buri gihe wumva usa nkaho uri kumva wakwibanda. Hari igihe abana bacu cyangwa se n'ababyeyi bacu, twebwe mu myaka ihise, umubyeyi yakubwiraga ati wa mwana we ndashaka kuziga wenda nka siyansi. Umwana akaba ati ntabwo nshaka kwiga siyansi, ugasanga ni hasi hejuru, abantu ntabwo bumvikana. Ariko mu by'ukuri umwana akaba ati njye ntabwo nshaka kwiga siyansi mama, ndumva nshaka kuba umunyamakuru. N'urugero, uwo mubyeyi akagusunika kugeza ku rugero akugira icyo yifuza kuba cyo. Ni byiza mubyeyi, yego ni byiza ko umubyeyi agenda aha umwana we uburyo bwo gutekereza, aha umwana we uburyo bwo gukomera, kugira umutima ukomeye, kumwigisha, kumugorora. Ariko ni na byiza ko ureba umwana mu mpano afite karemano, ukagenda umufasha kugenda uzigorora, ukanazirera kugira ngo agere ku cyo Imana yamuremeye. Kenshi niyo umuntu yitegereje mu mibereho yacu ya buri munsi, usanga hari ibintu byinshi bimeze nk'aho biturimo, twakabaye dutindana nabyo, twakabaye dukora, twakabaye ari byo dushyiramo imbaraga, ariko kubera ko abantu hari ukundi kuntu bashatse kudushepinga, bashatse kutugira, bashatse kuduhindura, ugasanga twabaye abandi bantu batari twe. Niyo mpamvu iyo uri ahantu utagomba kuba, buri gihe usanga hari ibibazo urimo kuhateza, cyangwa abantu bakaguteza ibibazo kuko uri ahantu mu by'ukuri, cyangwa se uri mu mirimo, cyangwa se uri mu bikorwa bitari ibyawe. Tekereza neza mu mutima wawe bya bindi ukunda, bya bindi wumva waha umwanya, bya bindi wumva wafata umwanya wawe munini ukabigumamo. Aho niho kenshi rimwe na rimwe ushobora kwibona ugasanga biri mu by'Imana yari yagushyiriyeho. Ikindi nanone indi ngingo yagufasha kumenya umugambi w'Imana cyangwa icyo Imana yifuzaga kuba cyo, ni uko ubona hari ibintu barimo barakora, ukabona barimo barabikora uburyo butari bwiza, ukumva hari ikintu wakongera, ukumva ufite iryo shyaka. Rimwe na rimwe iyo umuntu atigenzuye neza usanga urimo kubwira abantu
ariko si ibi ni biki, niba tuvuga ni nko gutegura cyangwa gukora ahantu neza, ugasanga umuntu arimo aravuga ngo reba bari abantu ukuntu babateguye, reba bari abantu ukuntu babakoze biriya bintu. Mu by'ukuri ntabwo ikibazo ari bari abantu bakoze biriya bintu, ahubwo wowe wakaba ari wowe urimo gukora ibyo bintu, ariko kubera ko atari huri ugenda ubona amakosa y'abandi bantu, nimba atari defo ufite yo kunegurana cyangwa se kugaya, ni ikikumenyetso kikubwira ko aho hantu hirya aho hari mu bikorwa, hari mu muhamagara Imana mu byo kurifuzaga kubaho. Abanyamadini bo bajya batubwira ko hari imihamagaro itandukanye, abantu bakibwira ko ari ukujya mu nsengero bagahagaramo bagakora protokole, bagasoma ijambo ry'Imana, ese bakagira ibindi bintu bafasha ku rusengero, ariko umuhamagaro turawugendana. Ibikorwa Imana yaduhamagariye kuba bo, icyo Imana yaguhamagariye kuba cyo cyangwa yakuremeye kuba cyo, kiri muri wowe, mu mibereho yawe, mu miterere yawe, mu mitekerereze yawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niyo wirebye usanga bigufitiye izindi mbaraga bigenda bikwinjizamo, rimwe na rimwe wabikurikirana ukabona urorohewe kandi ubona akazi cyangwa ibyo bintu biremereye, bamwe binabavuna, ariko kuri wowe ukabona biroroshye, ukabona biraryoshye. Rimwe na rimwe ukumva wabwira abantu bose bakaza mukajyana muri urwo rugendo mu gihe bo babona batanabishobora. Reka ntange nk'urugero, reba niba ujya ugira umuhamagaro wo gufasha, niba ujya ugira umuhamagaro wo gufasha abantu runaka, uzi ko hari umuntu utabwira ngo ngwino umfashe uyu murwayi tumukorere isuku, tumwambike, tumusasire, tumwoze, tumwiteho, tumuganirize ngo abishobore. Kandi twese turarwara, twese turi abantu, dufite umubiri, dufite inshuti, dufite abavandimwe, dufite abo tubana umunsi ku wundi. Aho ugasanga umwe biramworoheye akava ku murwayi akajya ku wundi, akava ku murwayi akajya ku wundi, akumva ni impano, akumva ni ibintu bye, akumva yabibamo, akumva yabiraramo. Undi we akakubwira ati yewe ntabwo ari ibintu byanjye pe, uzi ko nkora ku murwayi nkumva ngiye nanjye ubwanjye size miranyije, ngiye kwa muganga sinaharira. Uretse ko hari n'abantu babyigira, umuntu akanga kurira kwa muganga kandi rimwe na rimwe yarwara akaharira. Rero hari ibintu tugenda twiga, witererana abandi, wigaragaza ko hari ibintu utashobora. Uko nguko ntabwo twageza ku rugero rwa buri muntu uko ameze ngo n'undi aba ari ko amera, ariko nawe hari uruhare wabikoraho. Ibintu duhuriramo muri ubu buzima bisaba ko umuntu agenda yiyubaka, umuntu agenda yitoza. Ndakugira inama ivuga gutya rero, toza ubuzima bwawe, wishakemo imbaraga kugira umaze kubona icyo Imana yifuzaga kuba cyo. Ikindi navuze ngo nicyo wabikoraho ni ukugenda ushakisha. Rimwe na rimwe hari igihe abantu bazasanga barabaye muri ubu buzima, baravangavanze ibintu, barasenye ibintu by'abandi, baragiye mu bintu bitari ibyabo, baravunitse, batarashoboye gukomeza imihamagaro yabo kubera ko bagiye bivanga mu bindi bintu by'abandi. Mu by'ukuri urugero simusigare kwemeza neza ko ufite icyo waremewe, nuko nta muntu wakugize uwo nguwo uri we. Yego birashoboka ko ababyeyi, inshuti, abavandimwe baturebereye tukiri bato hari ikintu bakoze ku buzima bwawe, ariko kenshi ubikora mu buryo bwawe. Kuki abantu batatu bari hamwe iyo bahaye igikorwa ngo bagikore batagikora mu buryo bumwe? Kuki umuntu avuka agakina umupira ukabona ni ibintu byo, ukabona undi wapi ntibishoboka, undi akabyuka akavuka ukabona ni umuririmbyi mwiza, araririmba abantu bakishima, bakaza kumwumva bakamukurikira. Ni ukuvuga ngo Imana yagiye itanga impano. Reka mbahe n'urundi rugero rwiza rwakwereka ko ibyo bintu abantu bageze mu ishuri. Uburyo wandika, uzi ko ishuri ry'abantu 10, abantu 20, nta muntu n'umwe uhuza umukono n'undi, umuntu wabigishije n'umwe. Iyo A twandika ni A, undi yigiye ahandi, izo A ni zimwe, ariko umuntu yakwandika ukabona biratandukanye. Ni umwimerere, uri umwimerere imbere y'Imana, uri kinege imbere y'Imana. Ni nayo mpamvu yakugize, niyo impamvu yifuzaga, icyari mu bitekerezo byayo nuko waba uwifuza kuba. Aho hantu ukahaba intwari, ukahaba umunyembaraga, ukahaba ushoboye, nibyo birushaho utuma tuba aba tugomba kubaho. Niyo mpamvu rero nari mvuze ngo twikomeza kubaho ubuzima butari ubwacu, twikomeza gushaka kwigana abandi bantu uburyo babayeho ngo natwe ari bwo tubaho. Ishakemo wowe nyawe. Uzi ko hari igihe abantu bavuga ariko uvuga urandaga, ngo gerageza ngo nawe ujye uvuga nka kanaka. Ntabwo yavuga nka kanaka kubera yuko uwo muntu niwe, uyu nawe nuwe. Niba atari ukwigana cyangwa ibyo yashatse kwihangaho, Imana yahaye buri muntu wese
uburyo bwe bwite bw'ikinege bwo kubaho. Nta kindi rero nakubwira, nari mfashe uyu mwanya kugira ngo nkuganirize ko muri wowe harimo wowe, wiba abandi, ba wowe kandi wowe uri mwiza bihagije. Tubona izindi mbaraga ziri muri twe, nari ndimo nshaka kuvuga ngo wowe nta wundi muntu musa, wowe nta wundi muntu uzakora ibyo ugomba gukora muri iyi si. Wowe ni wowe, wowe ni wowe, wowe ni wowe, ndetse wowe yaba urenze uko umubona, yavamo igitangaza kuko ni igitekerezo cy'Imana. Nta muntu mwiza, nta n'umubi. Umuntu wese ni ku giti cye kandi arihagije. Imana irahari kugira ngo ituyobore. Ndagira ngo buri muntu wese yicare arebe aho atarakoraho, uruhande utarakoraho, hanyuma ushyiremo imbaraga, ubashe kwisobanukirwa, ujye mu muhamagaro wawe. Yaba ari ibikorwa bisanzwe by'iterambere, uzasanga ugomba kuba wowe, yaba ari ubuzima busanzwe bw'imibereho, yaba ari ugusenga, yaba ari ukubana n'abandi, uburyo ubana n'abandi. Abaturanyi bakubera abaturanyi batanu, ariko ukabona baratandukanye, kandi ubwo budasa bwacu nizo mbaraga zacu. Ndifuza ko rero buri muntu wese iki kintu gitekerezaho, tukiga n'iri somo turi benshi, tubisangize n'abandi, kuko muri iyi si dufite icyo twaremewe. Nkaba mbabwira ngo mwese mukomeze mudukurikirane, mudushyigikire, kandi dukomeze twubake umuryango wacu cyangwa imiryango yacu, twaguka kandi dukomeza kugera ku iterambere rirambye. Murakoze, amahoro y'Imana abane nawe. Ciao ciao.